wafashije ku rugamba intwari ziritanga, wafashije imiziki yacu benshi kugira kubona abagore, abandi kubona abagabo, wafashije abahanzi batandukanye kuba ari bamwe mu bahanzi bakomeye. Uyu munsi dufite bashyashya, bintu bumwe turabashima, kugira ngo dufashe dushime Massamba. Urakoze cyane. Iri shimwe ndumva bindenze. kurangiza abantu bari bazi ko ntajya ndirimbo turimbo tw'urukundo kandi ndi indembe y'urukundo, ndaruririmba nkarukunda cyane, ndaruzi kandi kuko ndakunda cyane abo nkunda cyangwa ibyo nkunda, ibyo ntimubimbaze. Na nyuma yaho rero naje gukunda urugamba, mba umuhanzi w'urugamba. Batwisingegera kandi batwitse inyangarwano, tubakubise umuri basaba imishyikirano, tubatinya imanutse sarukire na kantu, abita imbere n'abasore abafaransa barangabo, tubakubita umuri babagiriye igikungu bakagira gusimbuka. Ndabonye hano ikintu cyiganjemo, hari abakobwa beza, hari inkumi nziza, hari nyamuneka nimusohoka musabwe muzambwire, nzaza mbasohore neza cyane, sibyo? umugeni mwiza tumusa Massamba ni umwe mu bantu batumye abantu bakunda umuziki cyane, batumye abantu dukunda umuziki, badurakunda n'umuco nyarwanda.
Massamba jewe inshuti zanjye ndavuga Alisudi and Friends live show turashaka gushimira imyaka 40 umaze muri uyu mwuga. Ndagira ngo mumfashe tumushimire. Twateguye igihembo dushaka kuguha, ukimanike mu rugo ugishyire abashyitsi bagusura. Ndasaba uhagarariye Minisiteri y'Ubumwe ya Minobumwe atambuke anshyikirize kino gihembo Massamba no kumushimira imyaka 40 amaze aririmba. Amaze aririmba umuco nyarwanda. Sakia uraberewe cyane. Massamba Intore. Bashanga muhagarare kubw'icyubahiro tugiye guha Massamba. Imyaka 40 ni ikintu cyinshi. Tugiye gushyikira igihembo tubereke uburyo abantu bari aha bakunze umuziki wakoze, wafashije ku rugamba intwari ziritanga, wafashije imiziki yacu benshi kugira kubona abagore, abandi kubona abagabo, wafashije abahanzi batandukanye kuba ari bamwe mu bahanzi bakomeye. Uyu munsi dufite bashyashya bintu bumwe turabashima, kugira ngo dufashe dushime Massamba. Iki gihembo uzakidushyirire aho uzajya ukireba n'urukundo rw'aba bose bahagaze kubera wowe. Amashyi cyane. Massamba ngiye muzi ifite nk'imyaka 9. Uganda ariyo mpamvu yavuze amateka y'uko yari yarinjiye mu gisirikare kugira ngo afatanye n'abandi kubohora igihugu. Namubonye bwa mbere Uganda ahantu navukiye, mubonye atuma nkunda gakondo. Buriya njyewe kuba Alisudi bashe kwikuriringa mu gakondo hano waguriye umuti ku giti cyane. Ariko Massamba ndabikubwira ngo subiza. Massamba turaba n'umwe mu bantu badutoza umuco muri Minisiteri y'Ubumwe bw'Abanyarwanda n'Inshingano mboneragihugu. We na Muyango na Mariyo Hano ni abantu b'ingenzi babiri bafasha Minisiteri kugira ngo duteze imbere umuco nyarwanda. Turagukunda cyane kandi turakwinjiza kugira ngo iyo myaka 40 uyibyaze umusaruro wigisha urubyiruko ruri hano kugira ngo rugere ikigero kinini cyane. Arakoze. Arakoze cyane Massamba, ntacyo ushaka kuvuga kubera urakoze cyane. Imyaka 40 yaravuze irahagije. Ari ikintu nagira ngo nibwo bwa mbere mbonye igihembo. Alisudi niwo mpaye igihembo nzashyira muri salo yanjye. Keza cyane kandi ndizera yuko ndacyafite imbaraga zose zishoboka. Ndashobora kwigisha umutoza w'itorero ry'igihugu, kandi wabonye ko gakondo itangiye kumera neza cyane. Bijeje yuko ibintu byose bizakorwa, ibyo uzakora nk'iyi show wazanye tuzareba ukuntu tuyiteza imbere, kubera ko ungoreye muti. Nagira ngo mbashimire cyane kuri iki gihembo. Ni icyanyu, ni icyanjye, ni icy'igihugu. Murakoze cyane. Arakoze cyane. yuko tureka Massamba agende. Hari undi dufite Massamba yanze kuva hano kubera nawe turi kumwe. Ni umwe mu batangije umuziki mu myaka za 70.
batumye mu Rwanda tuba dufite umuziki aka kanya. Ndabikuza uburyo uhagurutse. Reka twongere duhaguruke twakire umusaza Makanyaga akora. Twaramutumiye ariko aravuga ati ndifashisha aka ngaka gatuma ubuzima bushoboka ariko mugende. Simbashimira none gusa n'ubusanzwe nzi ko ari mwebwe mungize, kuko mutanyishimiye nanjye ntabwo naza gukomeza guhagarara imbere yanyu. Ariko rero 50 si ubusa. Amaze imyaka 50 aririmba atari kuririmba kera cyane. 50 si ubusa, ubwo iyo 50 hari iyindi yiyongeraho. Nkaba nifuzaga ko cyane cyane mu rubyiruko hagira uzansimbura agakora ibirenze ibyo nkora. Barahari. Murakoze cyane. Mu bushara za bisigo. Murakoze cyane. Massamba, iyi ni imyaka ingahe iri hamwe? 90. Yakariye muhamera amashyi cyane. Ikindi murabona urukundo ruri hano, ni urukundo twifuza mu byamamare byacu by'uyu munsi, mu basitari bacu uyu munsi. Dore icyo bita kubahana, icyo bita urukundo, bizatuma industry yacu itera imbere, bizatuma igihugu cyacu gitera imbere n'ubufatanye nk'ubu. Massamba, mu kanya twizizaga imyaka 40 umaze uririmba, tugeze kuri 50 bya Makanyaga Abdul. Ndagira ngo ikiganiro Ari Student Friends Live Show nawe cyamuteguriye igihembo aba ariwe ukimuha, tukwereka indi myaka 10 dushaka ko nawe uyidushyiriraho, ubundi tukazakomereza aho ngaho. Murakoze cyane. Iri shimwe ndumva bindenze, kubivuga ndumva bindenze, kuko nibwo bwa mbere mbonye igihembo nk'iki. Nibwo bwa mbere mbonye igihembo nk'iki. Abantekereza umuntu utekereje iki gitekerezo
n'ingenzi. reka zo kumurenga tukiri kumwe mumfashe dushimire legends Massamba igihembo cyawe. ndagira ngo tubashimire cyane, barakoze kandi baracyakora kandi natwe turabakunda, tuzagumya tubakunda. Thank you so much. ntabwo twabona icyo tubashimira, iki ni ikimenyetso gusa. natwe Uwiteka Imana agumye abaturinda. Share with 2 minutes. Just 2 minutes. Ladies and gentlemen, allow me to stand up. Band, allow me. We're going to pay a tribute to the late Junior Maltested right now. Yes. Yes. Niyo wakoze iyi ndirimbo. Chembona bagupfusha ubusa iyo uza kwibera uwanjye nari kugutezesha nari kugutezesha nari bagupfusha ubusa iyo uza kwibera uwanjye nari kugutezesha nari kugutezesha amarangamutima arafata iyo turi kumwe ntuzatungurwe no kubona nize emosiyo 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 iyo tubana Zadimijeri kugawe zakubitwe inkubizo kugawe zambiri sasu kugawe tumubira mubiri zadimijeri zakubitwe inkubizo kugawe zambiri sasu kugawe inawakoze indirimbo yitwa Fata Fata yakoze indirimbo nyinshi. May he so rest in the purpose. Thank you so much. Mwashimire cyane. Sorry. Hari abantu bakunda kumbona no kunyumva mu bikorwa nkora, ariko ndashimira Arisudi cyane. I was down cyane, hasi cyane. Nahuye na Arisudi umunsi umwe nari ngiye kurya kuri restaurant mu Nyakabanda. Arambwira ngo ndabizi waretse umuziki kubera iki. Icyo gihe nari ntarakora indirimbo yitwa Umutaka. Arisudi arambwira ngo ndashaka ngo ujye kunyumvisha ibintu ukora. Nari mfite aga studio gato cyane, Butera Knowless yaje kuhakorera indirimbo ari Arisudi ubikoze. Icyo gihe nakoze indirimbo na Arisudi yitwa Sarafina nkunda mukobwa watembye itoto. Nakaririmbo karaho ariko kaje gufata fresh n'Umutaka ndawukora
kugeza kuri uyu munota mico abaye mico, ubu ngubu ndi umuntu ushobora gukora rebo nkafasha abahanzi. Urumva, ndi umuntu ufite ibikorwa negejejeho, ndi umuntu ufite famiye y'abana babiri. Urumva, ndanamushoje umudamu wanjye yitwa Clarisse ngwino ndebe. Nageze ku bintu byinshi ku buryo iyo umuntu abendebye mu nzira agenda yibaza ngo uyu muntu byaturutse he. Urumva, ari babwiza bakenisoro n'abandi benshi bahanzi muri kubona today. N'iyi ndirimbo Bwiza yavuze ko wari ihagarariye album, ni fact, ni umukono wanjye, n'ibindi byinshi nagiye nkora abo bantu. So ari suri yabigizemo uruhare, umumera amashyi menshi cyane uwo munsi nari nariwe. Murakoze cyane, umfashirize.